Reka nkwifurize amahoro y'Imana nabane nawe wo kuri iki bugingo bw'Ijuru TV. Aho waba uherereye hose mu gihugu ndagusuhuje cyane. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru cyangwa ibyatangajwe byerekana uko abaturage b'u Rwanda bazajya batanga mituweli bitewe na mituweli twatangaga. Turebe ese nihe minduka yabayeho. Icyo usabwa ni ugukurikira kugira ngo ubashe kumenya mituweli uzajya uratanga bitewe n'umuryango ufite. Nimba ufite abana batanu uraza kumenya amafaranga uzajya utanga. Nimba ufite abana babiri nabwo uraza kubimenya. Wowe icyo usabwa ni ugukurikira kugira ngo ubashe kubimenya. Hinduka ikomeye mu gutanga mituweli. Umuntu yatangaga 3,000 ariko ubu ngubu byahindutse bitewe na system imibereho. Uzajya utanga amafaranga bikurikije n'umushahara uhembwa buri kwezi. Dukurikije mituweli twatangaga mu mwaka washize, aho umuntu yatangaga 3,000 ndetse n'abandi hejuru bagatanga 7,000, ariko ubu ngubu byahindutse bitewe na system imibereho. Ngiye kubikubwira byose kugira ngo ubashe kumenya ese mituweli uzajya uratanga izaba ingana iki bitewe n'amafaranga winjiza ku kwezi, niyo uzajya utangamo mituweli. Uko bikurikira niko ugomba kubikurikiza nawe. Ahangaha ugiye kumenya ese nimba ufite abana batanu uraza gutanga mituweli ingana iki, ese nimba ufite abana babiri uraza gutanga mituweli ingana iki. Nkaho turahera ku ciciro cya mbere kibanza muri systeme imibereho. Umuntu utinjiza amafaranga cyangwa umuntu bigaragaza ko muri systeme imibereho utinjiza amafaranga, mbese nta mafaranga yinjiza buri kwezi, uyu muntu azajya aratanga mituweli y'4,000, ariko hariho nkunganire ya leta y'4,000 nanone. Bivuze ko uyu muntu azajya atanga mituweli y'4,000 ariko itangwe na leta, bibe uruhari rwa leta. Nimba winjiza munsi y'amafaranga 30,000, icyo gihe uzajya uratanga mituweli y'4,000 harimo 1,000 cya nkunganire ya leta. Ubwo amafaranga usabwa ni 3,000. Ubwo nimba winjiza amafaranga ari munsi y'30,000 uzajya uratanga mituweli 3,000 ariko hariho na nkunganire y'1,000 ya leta. Ubwo bivuze ko uzajya uratanga mituweli y'4,000, ariko bisobanutse neza ko uzajya uratanga 3 hariho nkunganire y'1,000 cya leta. Abaturage b'u Rwanda binjiza hagati y'amafaranga 30,000 ndetse n'60,000, abo bantu bazajya batanga mituweli ingana n'5,000. Nta nkunganire ya leta irimo, uzajya utanga 5,000 byose uzajya ubitanga. Abo bantu kwijanisha bangana na 32.20% nibo bazajya batanga 5,000. Nimba winjiza amafaranga ari hagati y'30,000 ndetse n'60,000 ku kwezi muri system imibereho, uzajya utanga amafaranga angana n'5,000 ya mituweli. Ikiro cyo guturuka ku 60,000 kugeza ku 120. Nimba winjiza hagati y'60,000 n'120 buri kwezi, icyo gihe uzajya uratanga mituweli ingana n'8,000. Bivuze ko amafaranga winjiza muri system imibereho bigaragaza niyo azabasha kugira ngo umenye mituweli uzajya wishyura buri kwezi. Nimba winjiza hagati y'60,000 ndetse n'120, uzatanga mituweli ingana n'8,000. Nta nkunganire ya leta irimo, ahubwo yose uzajya uyatanga. Nimba winjiza amafaranga buri kwezi ukurikije system imibereho hagati y'120 kuzamura, icyo gihe uzajya utanga amafaranga 20,000. Aba bantu kwijanisha bangana 8.01%, niko bangana. Umushahara wawe ku kwezi ungana n'120 kuzamura, icyo gihe uzajya wishyura 20,000 kuri mituweli. Ibi bisobanutse neza. Niba ufite abana batanu ni urugero, ukaba winjiza amafaranga buri kwezi hagati y'120 kuzamura, bivuze ko buri mwana uzajya umutangira 20,000 ya mituweli. Ubwo bivuze ko nimba muri abana batanu uzajya wishyura amafaranga 100,000. Nimba uri hagati y'abantu muri system imibereho binjiza amafaranga 30,000 kumanura, ukaba ufite umuryango w'abana batanu,
ubwo uzajya wishura buri muntu umwishyura 4,000 ariko harimo nkunganire ya leta, ubwo uzajya wishura 3,000 byonyine. Ubwo nimba ufite abana 5 urafata 3,000 ukube abana 5, umenye amafaranga uzajya utanga. Ubwo uzajya wishura 15,000 kuko harimo na nkunganire ya leta. Iki ni igikorwa tugomba gushamo imbaraga kuko bigaragazwa na systeme y'imibereho. Iyi systeme imibereho niyo izajya igaragaza ese ni iyihe mituweli ngomba gutanga, ariko iciza nuko ugomba kuyatanga bitewe nuko wifite. Ako kantu niko keza dukurikije imyanzuro zavuye muri iyi inama ya mituweli. Ese wowe urumva bigenze ute kugira ngo ubashe gutanga mituweli? Reka dukurikize ingamba leta yashizeho kugira ngo tubashe guteza u Rwanda imbere ndetse no gushigikira kugira ngo tujye turabonera imiti ku gihe kandi na serivisi tuzikorerwe hakiri kare.